ukaba uri gushaka kubakira izina Aha. mu rya Yesu, Bimwe kubakira bita izina ngo ryawe kubaka mu izina. Kubaka izina ni ijambo ritari ryiza. Yeah. Umaze kubaka izina. Ngewe rwose ntihakagire wongera kubimbwira ngo maze kubaka izina. Okay, uzajya bahita bakubita ikarita y'umutuku. Twebwe tukorera Yesu. Birabujijwe kutubwira ngo tumaze kubaka amazina. Ni ijambo ribi. Rwose muri ubu buzima n'ubuzaza nabwo bw'iteka ryose. Amen. Ya. Ubwo rero ndagushimiye rwose, ndagushimiye cyane. Ntago byantera Alexis Dusabe ni umuririmbyi w'indirimbo zaririmbiwe Imana, azwi cyane muri umuyoboro ngezaho amakuru. Ni indirimbo yahereyeho kariyeri ye ya muzika mu mwaka w'2000. Uyu munsi aracyaririmba, muramwibuka mu mwaka ushize muri umuyoboro 2025, kandi aracyakomeje gukora. Uyu munsi rero yadusuye muri The Eric Shaba Show mu biro, tuganira byinshi, atubwira iby'urugendo rwe akubutsemo i Burayi, ndetse arateganya gusubirayo, ndetse n'ibindi bijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bwa gihanzi. Reka tubahe ikaze nawe tumwakire, tuganire nawe, ntimudusige. Alexis, uraho? Muraho Shaba. Mwari muri ariko turaho, turashima Yesu, tumeze neza, amahoro rwose. Ariko ngo uvuye i Burayi, uri diaspora. N'umugisha nagize. Yego. Ari ubwa mbere, ariko nabonye iyindi si. Kabisa. Nabonye abandi bantu, mbona ahantu heza. Abonye abazungu benshi bari kugenda mu muhanda, benshi bari hamwe. Kuko nibwira ko ibijyanye n'inyubako n'ibiki byose se ntitumaze kugera ahantu heza natwe ra. Haracyari urugendo my dear. Okay. Ariko aho turi ni heza kamena. Ukurikije aho turi se nuko wahabonye, uri kubona tugeze nko muri kangahe kwijana? Cyambere nuko ntago natangaye cyane. Rwose mvuye mu byanjye. Ariko mu bifatika abazungu bageze kure. Uko isi yabo yubatse mu nzego zose, urabona ko bari kure rwose. So ariko natwe wakompara cyangwa se wagereranya natwe abanyarwanda, urabona ko natwe umuvuduko atari muto. Impamvu utikanze ngo ubone ko yewe nukubera aho wari uvuye hameze neza, cyangwa nuko nyine mu mutwe n'ubundi uri umuntu usoma ibitabo, uri umuntu ureba televiziyo, uzahisigeze utajya yikanga cyane. Nta bintu bigushitura. Ibintu byo mu isi ntibijya binshitura. Okay. Kuko cyane semvuga ijambo rimwe ra byubatse ku muyaga byose, nta igihe gito biragukanga ko byazamutse, ariko mu wundi mwanya ntubisa. Ikindi gihe ntibabe bikiriho. Nibyo gihari. Uko nukuri. Ntegereje ubwami bwa Yesu nibwo buzazana ibitanyeganyega. Kabisa. Biramba bizahora. Aho nzarangara kabisa. Uzamara imyaka ingahe urangaye? Nibihe byose. Amaso nzayataka kabisa. Kabisa. Ibyo bizaba nibyo ntegereje. Ibindi nta nibisanzwe utabigeraho. Now uru rugendo Imana yararukubwiyeho. Warabirotaga nk'umuntu ufite ikintu wumva ugomba gushyira abantu. Uru rugendo rw'i Burayi ngo bimeze bite? Iyo usenganye n'abantu nyine wumva babihanura, byashyika ukavuga uti uko bisohoye. Byambere rero umugisha. Nshimira Imana ko yari ibizi, yarabiteguye, kandi najyanyweyo no kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu. Niyo mpamvu yonyine yanjyanye, niyo mpamvu numvise mbese bimbere byiza. Okay. Wageze mu bihugu nka bingahe? Nageze mu bihugu 3, mu Bubiligi, mu Faransa no muri Sweden. Ariko ngo bakubyajije ikintu bita umusaruro. Narabishakaga nanjye, nkunda gukorera Yesu. Kuko ikintu cyitwa ubutembere nta kigeze kibaho. Ntabwo nagize umwanya uhagije wo gutembera. Ahubwo nagize umwanya uhagije wo gutaramira abantu, gusenga no kubana nabo. Rwose narakoze rwose, numva mbese umutima wanjye uranyuzwe. Kabisa. Inyota y'ubutumwa bwiza ihagaze gutari? Bafite icyaka. Bafite icyaka, icyama ngo Imana
isuka amazi menshi cyangwa se iboherereza abavuga butumwa beza batababeshya n'abahanuzi batababeshya n'abaririmbyi beza uretse ko natwe mbona tubakeneye nk'abo. Yego ariko inyota yo barinda inyota ziriho ariko umenye zitari ku kigero kimwe ko mu bihe bihise mu myaka yatambutse itari iya kera ariko ya vuba rwose twagiye twumva ubutumwa butubwira ngo ari igihe bari abantu batuvomereye ariko igihe kiraje kandi kirasohoye ko natwe twongera tukabavomerera ko ngo bafite inyota iteye ubwoba, bafite icyaka. bafite icyaka, bafite inyota nyinshi, ahubwo mbese ni rya jambo Yesu yavuze ngo ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi bo ni bake. Nibaza ko yashaka kuvuga abantu do qualité bafite ikigero gishyitse cyo kubavuga butumwa mu buryo bwa Yesu na ba Paulo na ba Petero ni bake cyane nubwo ababuvuga ari benshi ariko icyo kigero ni bakeya. Hariya rero ni kimwe na hano natwe dufite inyota ariko nyine kubera ko nibaza ko bo bagira igihe gitoya cyo kujya gusenga, baba bari mu kazi cyane, mbese ibyo rero bituma bibakamura cyane bakumva rero umuntu wese muzima ubashyira ubutumwa bwiza, ubashyira indirimbo nziza, uri bavomerere baramwakira neza, ubona ko byakiriye neza cyane. Ako ugakomojeho ndimo kwibaza ngo itorero ryaho ry'abavuga ikinyarwanda, ubwo ndavuga abanyarwanda, abanyamurenge n'andi moko yumva ikinyarwanda bariyo, ubwo nuvuga ngo bageze n'abarundi, abakongomani, abatanzania, bose bagezeyo bisanga muri uwo muvuduko w'iterambere wa biriya bihugu byo mu burengerazuba bw'isi, bahita bajya muri uwo mujyo, umwanya wo gusenga, kumva ijambo ry'Imana, guterana kwera ugenda ugabanuka. Yego. Mu gihe gito namazeyo narabyitegereje, ubona ko abazungu cyangwa se iriya si y'i Burayi barakora ubudahagarara, bagira igihe gihagije, mbese idini yabo ni akazi. Yego. Barakora rwose kandi ni ibintu biri systematique, biri systematize no mu mibereho yabo. Nta kindi kintu batekereza keretse akazi no kujya mbere no gutera imbere. Ubwo rero abavuye inaha bagiyeyo biba bisaba yuko batera intambwe nini cyane kugira ngo bagere muri uwo muvuduko wabo. Yego. Nta n'ukundi babigenza kugira ngo babeho. Ugiyeyo uhita nyine ujya muri uwo muvuduko. Wa mwanya rero nyine w'Abanyafurika, w'Abanyarwanda wo gusenga Imana ukagenda ugabanuka. Suko abazungu badasenga ariko nabo babigeneye igihe runaka, ariko nibaza ko atari benshi. Nta torero ry'abazungu nagiyemo ngo mbirebe, ariko nibaza yuko ubona mbese umwuka cyangwa se ibihe byo gusenga nk'ibi twe tugira nako bari bikeya. Okay. Hari iyo turi mu bitaramo inaha, hari igihe ubona abantu bibereye ku matelefone, abandi bari hanze bari mu kwiganirira, abantu baho ubari imbere uri kuririmba cyangwa uri kubwiriza mu rurimi bumva, kandi uje nyine uri umuntu ufite amavuta y'Imana umeze neza, mu maso yabo ubona bameze bate? Ubona bashonje bya hatari cyangwa hazamo nyine n'akantu k'ubusirimu cyane ko kavuga nka buriya iyo ufite ibintu bizima mu mutima wawe urakonekita abantu. Ufite indirimbo nziza, ufite ijambo ry'Imana urabakonekita. N'aya masaha bimwe bavuga i Burayi ngo bakorera ku gihe, ngo iminota ingahe, ntabyo nabonye. Abantu rwose baricara bakagutega amatwi, bakumva ijambo ry'Imana, bakumva indirimbo, igihe cyo gutaha kikagera ukabona ntaho bagiye, ibyambayeho, bakarangiza mugasangira ukabona barahari rwose. So narabishimye cyane ukuntu baha agaciro umwanya w'Imana n'abantu bayo rwose. Nice. Kujyayo bisobanuye iki kuri wowe nk'umuvugabutumwa ukoresha indirimbo? Kujyayo bikinguye imiryango, n'ubundi icyo sinabura kukivuga, ariko byankinguye n'umutima. Yego. Byankinguye n'ibitekerezo.
numva imbago za hano zarabaye ntoya, dukwiriye gutekereza birenze izi mbago ntoya. Abantu hirya no hino bakeneye ubutumwa bwiza, nubwo bafite ababibabwira, ariko ubutumwa bwiza bukoze mu buryo abahari abaza hano bakarenga imbago zabo bakaza, natwe tukazirenga tukagenda, noneho tukeshanja rero ko ibyo wowe ufite bitandukanye n'ibyo njyewe mfite, ariko byose bikuzuzanya muri ubwo bwami bw'Imana. Ubwo rero ugiye byanyeretse yuko hari abantu disi batega amatwi ndirimba, hari abantu batega amatwi turi kuvuga ijambo ry'Imana ukabona bibaye bishyashya kuri bo, hari abantu bakijijwe, hari abantu basubijwemo imbaraga, hari ubuhamya twagiye twumva bugiye butandukanye. Mbese ni ikintu gikomeye cyane mu bwami bw'Imana. So abantu rero dukwiriye kurenga imbago zino twiberamo tukagenda rwose, amakorali, baririmbyi, bavugabutumwa, tugende n'abandi bazi, mbese isi yose tuyikwiza ubutumwa bwiza nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Urasubirayo mu kwa karindwi? Imana ni ikigo none no mu kwa cyenda no mu kwa cumi na kumwe ava ko bari Pawulo urabizi ukuntu yagendaga, ndifuza nanjye kugenda hirya no hino nkazarangiza urugendo uvuga nti narwanye intambara nziza, nagenze ingendo nyinshi, narinze ibyo kwizera, nataramiye hano, mbese nifuza yuko nzarangiza urugendo rwo ku isi naragenze rwose. Ibintu byanejeje cyane. Mu gihe cy'umwaka umwe ushize cyangwa se umwaka n'amezi runaka, no kwanza umwaka nturageraho, habaye umuyoboro 2025. Turi muri 2026, twakabaye turi mu kuvuga umuyoboro 2026. Yego. None wibereye mu ngendo abantu bahanga hura bagenzi ute? Nyamara buriya izi ngendo nyine ni umuyoboro 2026. Yego, niko umuntu yabyita. Kubera yuko ntabwo ari ibintu by'ahantu hamwe. Isi yose ni yacu, natwe turabayo kugira ngo tugende. Tugende ubu uyu mwaka aho bizagera iyo tariki cyangwa se icyo gitaramo kigeze, nzagikorera aho ngaho, kandi naho nzahasanga abantu bakeneye kumva ayo magambo meza y'Imana. Voilà. Twakiriye Alexis Dusabe, buriya twari turi kumwakira muri The Eric Shaba Show, kandi namwe tubahaye ikaze. N'ubundi twagombaga kumubaza amakuru y'i Burayi, impumeko yaho, ndetse n'izindi gahunda arimo. Ubu rero tugeze mu gice kindi cyacu cy'ikiganiro kibaza ngo tubivugeho se. Alexis, tubivugeho? Ibiki? We mu burenganzira mbwira niho tubivugeho cyane, bihesha Imana icyubahiro, bipfa kuba bihesha Imana icyubahiro. Now ndimo kwibaza, iyo abantu bakora imirimo nk'iyo ukora yo kuririmba, abantu benshi barakumenya, ariko ugasanga hari uburyo bigenda nyine bitegeka umuntu imibereho n'uburyo agomba kubaho. Ubwo ndimo kwibaza ngo ni ngombwa ko abantu b'ibyamamare bagomba kugaragara iteka mu maso y'abantu nk'aho babayeho ubuzima butunganye, nk'aho ibintu byabo byaciyemo gusa kubera ko ari ibyamamare kandi bazwi? Kuri jyewe ijambo icyamamare nari mbizi ko urahita uri kubita hasi. ntabwo ndyakira neza. Numva nakwiyita uko Bibiliya inyita, nkumva nibyo binyuze. Bibiliya twita abandi mbese, ubwo nanjye reka nkubaze cyangwa reka ngusubirize. Bibiliya twita abakozi b'Imana, twita abana b'Imana, twita abagaragu. Pawulo akanavuga ko ari imbata. So numva rero izo terme arizo jye nakwiyita nkagenda nti. Ubwo rero ibigendanye n'imibereho si byo warumbajije ubwo? Yego. Imibereho cyane cyane ibigaragarira mu maso y'abantu. Bigaragara mu maso y'abantu byo nk'umuntu w'Imana
sinzi wenda ubwo niba ndi bube nasubiza neza ukuntu warumbajije, sinzi ibigaragarira mu maso y'abantu ibyo ari byo, uko umuntu abaho, uko yambara, uko agenda mu muhanda, niba atega moto, agenda n'imodoka, arira kuri resitora yo kwa Murokore hahandi mu nguni, cyangwa bisaba ko yicara kuri mari, ibintu nk'ibi ibigaragarira mu maso y'abantu. Nyibukije umuntu ariko simbivuga byo, reka tuye kubivugaho. Ariko uko umuntu areshya aba ariko agenda. Ufite ubushobozi butoya ugende na moto ndetse n'igare, wisumbuyeho ugura imodoka, wisumbuyeho ugura indege, byose biva mu kiganza cyiza cy'Imana. Nkumva rero ikibi nanga kandi numva ntashyigikira no kwiyerekana uko utari, kugira ngo ujye kwifata uko utari, bibi cyane. Ariko icyo nzi ni uko Imana igenda itanga umugisha, umuntu akava hamwe ajya ahandi. Aho rero kugejeje ukwiye gusa nyine n'icyo gihe usohoyemo. Ndabyumva ibyo ngibyo bijyanye n'umuntu ku giti cye. Hanyuma ka pressure ku buryo abantu bo bifuza kukubona. Reka nze nguhe urugero. Hari umugabo umwe twize gukorana mu itangazamakuru kera, atubwira ukuntu ngo yinjiye muri bisi nimugoroba atashye avuye mu makuru, none ngo bahita abantu bose barahindukira ngo yiwe ngo dore runaka, ntabwo ndi umuvuga, nawe ngo bahita hindukira ngo si umuntu se, abari kababaza ka pressure k'abantu se ko ukakamanaginga gute? Ibyo ngibyo ntibyabura, nanjye bimbaho, nkumva nyine ahantu nyuze baramvuze, ariko nkumva ntacyo bintwaye, nkakomeza gahunda yanjye nari ndimo, undamukije ngomba kumuramutsa, umbajije ikintu mba ngomba kukimusubiza, mbese kubaho normalement byo busanzwe ntacyo bitwaye. Kabaho ubuzima bwawe, nuvuga ngo uhitamo kubaho ubuzima bwawe utitaye ku bagukikije, abakureba n'ibyo bagutekerezaho. Niba ujya mu isoko urajyamo ujye guhaha, ugure amakara ushyire muri envelope, ugure itomati, ubuzima bukomeze, kuko uri umuntu nk'abandi, nta kintu na kimwe utandukaniyeho n'abandi, byose birasa rwose. Hari icyo kintu cya pressure tuvuzeho, ariko n'ubwo bwose nyine umuntu agira discipline akavuga ngo simbyitayeho. Nibwira ko mu buryo bumwe cyangwa ubundi hari icyo biba bivuze, cyane cyane ku bijyanye n'ibyiyumviro byawe, kuko niba uba ugeze ku rwego rwo guhura n'abantu bakagusuhuza wowe utabazi, bakaguhobera wowe utabazi, wenda n'urugero ugakubitana n'umuntu mu isoko rya Nyabugogo uri guciririkanya wenda inyanya ku mufungo, mbwiza ukuri nta kantu mu mutima kazamo ku buryo uvuga uti yes we niyo kanyuramo gutyo gusa. Jewe mu gitondo nagiye guhaha. Okay nibuka ko naguhamagaye bitetse n'ubundi. Nsigaye nkunda guteka. That's good. Nagiye guhaha ariko sinjya nciririkanya. Bakubwiye niyo wiki nayo ntaka kubera kuri Alexis kuko uri umugabo k'abagabo batinya guciririkanya benshi. Simbizi wenda byose biri kumwe, cyane cyane iyo ugiye guhaha ibyo gufungura. Yaza ko rwose kuvuga ngo uragabanyaho ku nyanya biragoye. Ndaguha desa. Ayo bambwiye ntangayo ngayo. Okay. That's good. Mu by'ukuri nubwo twari turimo kuvuga ibyo bintu nyine byo kumenyekana, kaninde gukoresha ijambo icyamamare, ni ukubera kuririmba. Kuririmba bisobanuye iki kuri wowe? Ni ikintu kinini, ikibazo kigari, kuko namenye cyane ko kuririmba ari byo biri mu by'Imana yanshyiriye hano ku isi. Ubwo rero urumva nicyo kintu nkunda kuruta ibindi bintu byose. Imana rero ibikora neza kurushaho. Muri ya mahitamo iba yarageneye umuntu, isunikira guhitamo kwizera Yesu. Mwizeye ndamuririmbira, ndirimba indirimbo za Yesu. Kuri rero nubwo abantu wenda babizi igice, ariko ubu ni ubwami. Ubu ni ubwami kandi bw'iteka ryose.
kandi imagine umuntu uririmbira umwami runaka akaba amuzi cyangwa se perezida. Yego. Tekereza umuperezida runaka nk'umuririmbyi we, uko iyo relation baba bafitanye. Ubu rero njye ndirimbira ubwami bwa Yesu, birakomeye cyane ibyo bintu, kubera ko numva ntazi uko nashimira Imana iyo privilege cyangwa se ubwo buntu nagiriwe, bw'uko Imana yabibonye kera ntarabaho, avuga turiya muntu ndamushyira ku isi ajya ndirimbira. Ni ubuzima rero, ahubwo uburyo ibisobanuza uko biteye ubwoba kubyumva kuko urumva nyine ndaririmba, mfite indirimbo ndaririmba, then umuntu akumva birahagije gutyo gusa, kumbe ni binini kuri icyo kigero. Ikindi nanone turirimba ibintu bihoraho iteka ryose. Ubu kuririmba umukobwa ukaririmba ibintu biri aho birashira birarangira, ariko uvuga ngo Yesu ni umwami w'isi yose ntagire n'umwe ubivuguruza, kuko nta muntu urabivuguruza kandi duhora tubiririmba, ntaraboneka. Sinzi niba zanaza abantu wenda batekereza impamvu batanabivuguruza nuko se ni ukuri kutavuguruzwa, nkaho wahera ukuvuguruza. Nuko rero ubwo rero kuba umugaragu w'ayo magambo, w'ibyo byiyumviro, umugaragu w'ubwo butumwa, Imana yabimpaye ishimwe, ariko nicyo gisobanuro cyo kuririmba kuri jyewe. Nuko Imana yampaye ikintu kinini cyane. Mwebwe abavugabutumwa, abanyamakuru, muzi ngo menya mu ijuru nta kindi muzakora. Twebwe tuzakomeza amenye, wasanga tuzaba turi kuvuga ko mwaririmbye, turi kubwira wenda bari bagiye mu yindi mirimo. Wenda hari imirimo nayo myiza izakorwa, ariko kuririmba uzahoraho. Kandi kuririmba biraryoha shaba, kuririmba biraryoha, kuririmba bigwa neza umutima. Ubwo uvuze icyo ngicyo nenda kukubaza. Kuririmba bituma uwari wijimye byirukana abadayimoni. Kuririmba bishobora gutuma igihu cy'abadayimoni kikuvaho, ugacya mu maso, ugatekereza neza, kuva umutima uguwe neza, byanazura n'uwapfuye uriye. Ukiri kuri aho nyine wari uri, iyo uri kuririmba wumva umeze gute? Tutitaye aho uri, nkitaye aho ubu wumva bimeze kuririmba ni connecta n'ibyo ndi kuririmba. Icyo cya mbere, ubundi nkasunika uwo mwuka mu bantu, nicyo nkora buriya. Hanyuma nkumva ndasa nk'uri kugenda noga hejuru y'abantu. Rimwe na rimwe numva ko barangaye, iyo barangaye ndabyumva. Uri imbere y'abantu igihumbi urabyumva, nkumva ndimo ndabade, ntabwo muri gukururana neza, ariko niyo bari gukurura babyumva, nabyo ndabyumva cyane. Nice. Nsenga Imana rero kugira ngo bikomeze bigire imbaraga muri ubwo buryo. So mba numva rero nabaye wa mugani Pawulo rero avuze ngo meze nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe ndirimba neza nafatishije, mba numva meze nk'amazi ari gusukwa, cyangwa se nk'umuntu uri kumarwa inyota, ari wowe uri kuyimumara. Mba numva ntazi n'ukuntu nabisobanura, numva ndi gutanga ibintu byo mu ndiba y'umutima wanjye, kandi mbyinjiza mu ndiba z'imitima y'abantu. Mba numva ubwonko bwanjye n'umwuka wanjye n'umubiri wanjye byose byabaye ikintu kimwe, kiri gukorera hamwe, gifite imbaraga n'ububasha biva ku Mana kubera amagambo mba ndi kuririmba. Kandi mba mfite amatsiko y'iby'Imana ishobora gukoresha izo ndirimbo mu mitima y'abantu. Yego. That's it. Hari ushobora kuba narigeze kubyumva rimwe, umuntu wari uyoboye amateraniro ahantu, ari kubwira abantu ngo ngaho nimuririmbira Imana. Noneho hashize umwanya undi ajyaho aravuga ngo korari barakoze kuturirimbira neza. Undi asubira haravuga ngo reka hagati twe bari mu kuririmbira, bari kuririmbira Imana. Noneho bituma nibaza, ndavuga iyo turimo kuririmba indirimbo, hari igihe turirimba indirimbo tubwira abantu ngo yemwe bantu bene data tuzajya mu ijuru, nkumva tuba turi kubwira abantu. Iyo turirimba
cyane cyane izi ndirimbo nyine z'ubutumwa bwiza tuba turi kubwira ndebure. Nibaza ko indirimbo zirimo ibice wenda bigiye bitandukanye. Hari izo kuririmbira abantu, hari n'izo kuririmbira Imana direct, ari nazo zivuga butumwa. Izo zo kuririmbira abantu ni indirimbo zivuga butumwa. Yego. Hanyuma izo kuririmbira Imana uyibwira indirimbo zo kwiramya no kuyihimbaza. Nibaza ko binda bikwiye no gutandukanya muri ubwo buryo. Kugira abantu ngo ngwino arakugirira ibambe, ibitambo by'intama ntibyaducunguye, ubwo ndimo ndabwiriza ubutumwa bwiza. Yego. Ruvuga ngo Mana we uri nziza, ugira imbabazi, ugira ubuntu bwinshi, ubwo ndimo ndabwira Imana. Nibaza ko rero bitandukanye, ariko byose biba byerekeye nyine n'ubundi ku Mana. Nizere ko ntazo kwidagadura zirimo. Bon, hari igihe wenda bitera umunezero. Kubera yuko icyambere amagambo turirimba ariko agenda mu kintu nakwita vehicle cyitwa injyana. Zouk, reggae, igisirimba, ikinimba. Ibyo rero nibyo bituma nyine abantu bashobora gutwarwa nazo mbaraga z'umuziki buriya. Bakaryoherwa, akabyina, agasimbuka, kanezerwa. Donc umuntu wese aba akwiriye kwisanzura uko abyumva. Ubwo biba bisobanuye ko ngiye kukuyobya gake ntacyo. Niba wenda ari igisirimba twa turimo cyangwa se ikinimba cyangwa ari umuntu arimo gutera agakora rwose kameze neza, umuntu agakanda kuri stop agahita kubitamo indirimbo ya Bob Marley, bakomeza bakabyina bakanezerwa, ugashyiramo Bob Marley. Oya, bakwikanga nyine ko ugashyiramo inzayirwa bana indi imeze neza itari Yesu. Yego. Bavuga ati se ibyo bigenze. Batavuga ati kwacina Yesu. Yego, batokesha. Turapfuye none. Ubwo urumva rero which means ko hari undi mwuka ubiherekeje. Yego. Umuziki wose burya ugira undi mwuka. Yego. Cyane cyane ko buriya umuziki nibyo kurya by'umutima. Donc icyo ushyiramo rero nicyo umuntu arya. Biri kungaburira ibya Yesu. Bameze nk'uri kunywa y'amazi y'ubugingo Yesu yavuze. Yego. Ngo unyizera wese maze ubugingo azatemba. Donc azatemba ajya mu nda ye, ava mu nda ye, cyangwa se ajya no mu mutima we. Ubwo nibyo uri kungaburira. Ntabwo rero ushobora guhita ukata ngo ushyiremo ziriya zindi twita iz'isi, ugiye kungaburira andi mazi atari na meza. Ubwo nyine ndikanga ndeke no gukomeza kunywa. Ubwo ndahita mvuga ni ibyo ni bicyo nkoreye. Kubivanze se bigenze ugiye kundoga se. Nakwikanga rero ndetse nkanafunga amatwi ngo ntakomeza kubyumva. Yego. Mu rugendo rwawe rwa muzika, ni iyihe ndirimbo wanditse cyangwa se wahimbye ukavuga uti ye baba mbega indirimbo Mana we, ugasa nk'aho nawe hari imbaraga ikuvuyemo kubera uburemere bw'iyo ndirimbo, handi nawe wireba ukavuga uti we data we. Bon, iki cyose mpimba indirimbo mba numva mugana ari imbaraga ziri kumvamo. Ariko nanone zigasa nk'aho ari imbamutima zanjye ziri gusohoka. Rimwe na rimwe mbura nuko mbivuga, rimwe na rimwe ndavuga nirija ibi bintu numva ndabivuga. Indirimbo rero numva nahimbye ngwino arakugirira ibambe. Indirimbo niyo nyiririmba rwose numva imbaraga zayo. Irimo imbaraga z'urukundo rw'Imana. Afite niryo jambo ryari ririmo. Urukundo rwayo byamvuye mu mutima, numva bifite imbaraga nyinshi. Nezezwa rero no kubiha abantu kandi bakabyakira. Naho waba urinde, imbabazi z'Imana zagutabara, zagukiza, so Yesu yakweza. Can you imagine kubwira umuntu utagifite ibyiringiro yuko hari ibyiringiro? Hahandi ashobora kugera kuri etape yo kuba yakwiyahura ati no, bakubeshye, irakubabarira Imana. Kandi ukayimubwira mu buryo atari bubone uko abihakana. Yego. Ahubwo ari bubyemere. Uwo ni umumaro w'indirimbo rero, rimwe na rimwe ari kuzishorera n'Umwuka Wera. Iyo ndirimbo rero numva rwose imba mu mutima cyane. Ariko iyo niyo hisiza. Mpamya ko impamvu ari isiza ni kubera ko dusanzwe tuziranye,
ariko ikintu kijyanye no gusubizamo abantu ibyiringiro, kubabwira kuri Yesu kirakubangukira. kirambangukira. Ndi gusaba Accord Plus kuririmba indirimbo ziri za cyami. Za cyami ngenda byumva kuruta ko nabivuga, ariko numva kera abami bo mu Rwanda babaga bafite abaririmbyi abakeza, babavuga, bavugira imivugo, baba mbese akamurata rwose kugeza aho umwami amugabira. Njya ntekereza iyo relation, umubano babaga bafitanye. Indirimbo za cyami rero ni ikintu gikomeye. Ushaka kwimukira aho hantu. Yego, ndashaka kwimukira aho hantu. Kavuga uti mwami nkoresha. Umwami witwa Yesu. Yego. Uruta abami n'abatware b'isi yose. Kumuririmbira nabihitamo kuruta ibindi byose. Nategereza kubera ko ntaraza, ariko igihe azazira nzamutegereza. Numva rero binkurura cyane kuba nahitamo kuririmba indirimbo za cyami mu buryo umwami nyirazo amenya, avuga uti mfite umuririmbyi. Ubundi se Alexis, iyo biza kubaho bagatereka hano impano zose cyane cyane zigira umumaro mu kwagura ubwami bw'Imana, bakazitereka hano zose bakuyemo iyo kuririmba, wari guhitamo iye? Nari guhitamo iyo gusenga. Okay. Interesting. Nari guhitamo iyo gusenga kubera ko Imana inampitishijemo niyo nahitamo. N'uyu munsi wa none nkaba ati jyewe mpa gusenga, ariko njye nsenga numva ko uri kunyumva, mbese bitari ibintu bidafatika cyangwa ukabaho wiganira n'Imana kaba muwada. Nka kuri Yesu yamaraga kuvugana n'abantu kabiyufura, zamuka akagenda buri joro 40 akagenda, bakamubura yagiye. Njya nibaza nti kuki Bibiliya itatwandikiye amagambo yavugaga iyo yasengaga? Kuki batadukorera ama recording ngo badufatire ariya magambo natwe tujye tuyakoresha? So nahitamo rero iyo ngiye nanone. That's good. Twari turi kuganira kandi n'ubu turacyaganira na Alexis Dusabe muri The Eric Shaba Show, kandi turimo kuganira ibintu byiza. N'ubundi aho twari tugeze hahise hatwinjiza neza mu gice cy'ikiganiro cyacu cyo kumumenya byisumbuyeho cyitwa Urinde. Alexis, ubusanzwe urinde wiyizi ute? Ubundi uri muntu ki ubundi? Uzi ko maze kugira imyaka 48. Urabura 2 ukaba ucagashije igihe cyawe. Mfite amatsiko y'ukuntu ngiye kugira imyaka 50. Nice. Biranejeje cyane. Umbaje ngo ndinde rero navuga iby'iyo myaka yose. Okay. Ubundi kuko nibi byagize ubundi uyu munsi wa none ntago nabirangiza. Yego. Ndi umukristo. Niyo identite yanjye numva imba hafi. Ndi umwigishwa cyangwa se ndi umuntu wa Yesu. Ibyo bindutira kuba umunyarwanda, kuba umwenegihugu runaka. Ndi umukristo, kuba Yesu bindutira indi identite yose yari yose. Ubundi nyine iyo wenda niyo nini. Ubundi ndi umugabo ubana na Karine. Yego. Abana 5. Yego. Ndi umuririmbyi wa Yesu, nayo ni identite yanjye. Hanyuma subira ibindi nibihera. Ndamukorera, ndi umukozi mu gukora, nkorera Yesu. Nkorera umwami. Nkorera umwami Yesu. Amen. Now, nyemerera gato dutunge itoroshi inyuma gato mbere yo guhinduka uwo nguwo. Urinde mu bwana, sa nk'utwereka ishusho ya Alexis mu bwana. Mu bwana nushaka uhere mu myaka 7. Imyaka 7. Imyaka
3 n'igice. Ntabwo nagize umugisha wo kubana n'ababyeyi. Nakuriye muri orphelinat mu myaka 7 nyine, ubu niho narindi nkura numva mu mutwe nta kintu kirimo, nta cyiringiro, nta sinzi ibyo nabonaga, ariko nkanezezwa n'ukuntu Imana yari ifite ibyo jyewe ntazi mu kiganza cyayo, ari byo by'uyu munsi wa none. Wambona ntabwo ndi produit wabona ko yavuye mu mibabaro myinshi kubera Yesu. Birantangaza rero nkunda no kukivuga ukuntu ndi too different, ndi ntandukanye n'uwo nari kuba we iyo ntaza guhura n'ubutumwa bwiza. Ndabyumva muri jyewe ukuntu imibabaro, ubwihebe, kuba nta byiringiro, kumva uzaba undi muntu nyine wakuriye muri ubwo buzima, ariko nkaba ndi utandukanye n'ibyo ngibyo. Numva ari ikintu kintangaza nanjye ukuntu. Uzi ko numvaga aho hantu ndahita ahubwo se wabona train urayizi, gari ya moshi. Yego. Hari ahantu igera duku igahita ihindura gatoya akayira ikimuka, igahita yimuka aho wari uyitegerereje ukabona ihinduye inzira. Ndi Burayi kubera ko twari abashyitsi kuri ibyo rero, gutega train byasaba ko tuba neza ku murongo, itaza kudusiga cyangwa tukajya mu itari kwenda ntagaciyemo. Ariko nguko kwese yakoze aho byari kugana hari habi. Duku uziko ninzi ko ndakubaza actually nacyo cyagomba gukurikiraho. Nagomba guhita nkubaza ngo uwo uri we uyu munsi niwe utekereza ko wari kuba warabaye we iyo utajya kunyura muri izo nzira wanyuze mukiri muto? Njya mbyibaza, njya mbitekereza bikantera kushima Yesu cyane. Mati uko biri kose uyu si we wari kuba uriya iyo utaza guhura nawe. Mbese reba Zakayo iyo ataza guhura na Yesu byari kumugendekera. Reba Lazaro Yesu ataza kumuhamagara yari guhera iyo ngiyo. Reba wa mugore bafashe bagiye asambana, bagiye kumutera amabuye, iyo ataza guhura na Yesu niyo bamubabarira banayamutere. Ariko yarahindutse rwose. Nanjye nibaza ko hari nk'ibyo byambayeho, guhura n'ubutumwa bwiza byampaye ikintu ntari kuzahura nacyo. Ubu se wari kuba iyo Yesu atagutabara? Reka bigereranye. Uri kumva abantu bari gufunga, biteye ubwoba. nari kuba ndi muri abo, nari kuba ndi umuririmbyi icyo bikoze, nari kuba ndi umuhanzi ndirimba nyine, kuko ijwi wari kuba urifite n'ibintu nari ryiza. Yego. Cyuko nari kuba ndi n'umurastaman, nkunda wari kuba ufite ibisage, amadreads. Nibyo nibaza. Kuba ndi free man. Kuko birajyana. Cyangwa se narakatiwe nk'imyaka 40. Cyangwa uhorayo ugenda ngaruka. Kandi uzi ko nabo uzi ko buriya nabo badashaka kumera kuriya. Yego. Umubwiye uti wahitamo iki? Yawe ati ibi bintu sinifuza kumera nti. Nawe yakubwira ati nanjye simbizi ukuntu ibintu bikora. Niyo mpamvu rero kuba meze uku kuntu Imana ibishimirwe. Kubera ko sinzi wenda inaha niba bajya bakora ubwo bushakashatsi ngo bagende banabakurikirane background uko bari abantu baba barakuze. Hari igihe ushobora gusanga nta burere bakuriyemo, nta muntu wigeze abafasha mu bwana bwabo, bereka inzira, akabwira ati nyaboneka bitwara gutya mu buzima, jya wirinda ngo amukubite agakona muhane, isa muha umurongo w'ubuzima. Agakura rero wenda ni imfubyi, akuriye mu buzima butari bwiza, wenda afite ijwi nyine nk'uko byo kuririmba, azi gukora rap, agakura atyo akazagera hakaba icyamamare,
yarangiza nyine ubuzima bukanga, bya bindi byanze guhinduka bikongera bigasohoka icyamamare yabayeho ukuntu bibabaje, hanyuma aguye mu mafaranga wenda cyangwa se muri iyo fame, ndi kuvuga ukuntu nanjye wenda byari kuba bimeze, yego, hanyuma nyine akabura uko abigenza keretse gukora ibyo ngibyo aba akwiye gukora. Ariko au fond yo mu mutima we ushobora gusanga habamo ijwi rimubwira ngo, rivuga ngo ninde wanyorosoraho izi mbaraga mbi z'ibyaha, ibi bintu ninde wabinkuramo, gufungwa ntibyabimukuramo, gukubitwa inkoni ninde wankuramo, iyi ndiba y'umutima iri daka y'umwijima ihora ituma numva akanyiza kangeza ku ndiba y'umutima. Donc buriya ushobora gusanga iyo cri bayifite nabo. Njya nkunda gukurikira ibiganiro babaswe n'ibiyobyabwenge cyane, bari Gitagata, abandi bari hirya no hino, cyangwa se abo tunaganira, ukumva iyo cri arayifite, ariko amategeko ni amategeko, bikamugendekera uko bimugendekera. Yego, so ndashimira Yesu rero, Imana ishimwe, kubera ko nanjye nari kuba ndi umwe muri abo ngabo. Hashimwe Yesu wandokoye, amen, akanyuranya inzira nyine. Imana ishimwe. Ariko Satani niwe se bibi byose, buriya niwe mubi, twebwe nyine turi abacitse ku icumu rya Shitani. Yesu aradutabara. Yifuriza abantu bose ko bakira. Amen. Uyu munsi se ufite ndi kwibaza niba amateka Yesu yarayahinduye mashya kandi meza 100%. Ubwo ndi kwibaza, iyo uri mu mirimo yawe ya buri munsi, mu buzima bwa buri munsi ubamo, mu ifatwa ry'ibyemezo byawe, uko ubayeho, uko ukorana n'abandi mu buryo bwagutse cyangwa se bwegeranye, hari igihe ujya ukora nk'ikintu cyangwa ugafata icyemezo, umutima wawe ugahita ukubwira ko ari ingaruka z'inzira wanyuzemo cyangwa z'amateka yawe? ntibubura kubera ko bien que Yesu ari byo yakoze, ariko ndacyafite ibisigisigi nabyita bya bintu bya kera biza bikavanga njya mbyumva, ariko ntibimporaho igihe cyose. Nk'uko bivuze rero, buriya habaho ingaruka z'ikintu cyose. Hari amadecision ushobora gufata mabi akageraho kugeza hatari heza. Icyo rero turusha bariya abantu ni kimwe, ni ukongera kwikubita imbere ya wa mwami tuvuga ati, turega wibuke yuko ubu buzima tutakiri abagaragu ba birya bintu wadukuyemo, ahubwo turi abagaragu bawe. So nyuhagize amaraso yawe unkize, hanyuma ukagenda ukora exercice cyangwa se umwitozo wo gufunga iyo miryango mibi. Kandi niyo wongeye nanone urongera ukagaruka, kubera yuko abantu, Dawidi yabivuze ko nyine ari ukunguka abantu tumeze. Ariko nizera ikintu kimwe, hari igihe kigera Imana igakata burundu. Ni ibintu biri mu byo tutamenya, tutayishurirwa, ariko Imana igikora. Ariko igihe kijya kigera Imana igahindura ikintu completely, nkuko yagiriye Zakayo, nkuko yagiriye wa mugore nakunze kuvuga. Buri uriya mugore ni umuntu Yesu yabwiye ijambo ryinjira mu mutima no mu ngingo ze zose, rihindura imitekerereze yose yo gukora ibyaha. Yumva muri we hajemo gutekereza gushya, yumva ari kureba abagabo mu yindi shusho, mu buryo batagomba gukorana ibyaha. Yumva umubiri we kubera ijambo rya Yesu. Niyo mpamvu njya abavuga butumwa bitonde, kubera ko ibintu bavuga niba bitagira icyo bimarira umuntu, bicecekere. Dukeneye amagambo adukiza, dukeneye indirimbo zidukiza, dukeneye ibintu biri kuri dimension cyangwa se ku kigero cy'uko Yesu yavugaga, bikinjira mu mutima, bikirukana ibyaha, bigasohora ibyaha, bigasohora imyuka mibi, bigasohora imitekerereze mibi. Dukeneye ayo magambo ya gutyo. Ntabwo dukeneye ibintu bitwanshanta gusa, bitubyinisha. Dukeneye ibintu bikiza. Kandi ndagira ngo mbibutse yuko nta muntu ushobora kwikiza kubwe. Umuntu yagerageza ariko bikanga. So igihe cyose rero bitarashiramo neza,
ngakora nyine kwa kundi umuntu atumvira, reka mbivuge ntyo, ugakora ibinyuranye n'ibyo wakurikiye, hari igihe nyine iyo utayitonze ingaruka zikukubita da, ukongera ugasa nk'ugaruka. Uko nguko sinzi impamvu Imana itabikubitira rimwe ngo bigendere rimwe n'ibyo mba tuba twifuza, ariko ubwira bizi. Uwo ni we Alexis, ari we kandi ubuzima bwe bwaranzwe n'imikorere ihambaye cyane ya Yesu uhindura, akabasha kuvana umuntu kuri igihande kimwe yari ariho nakwita nka A, hakagaragara igihande cya B. Kuri iyo ngingo ni naho duhise tugana aho tumugeza ku gice cyacu twise ijambo rimwe, ari naho duhise twerekeza. Tugeze mu gice gishyashya, ni igice cy'ikiganiro cyitwa ijambo rimwe. Uburyo rero tubigenza, ndandika ijambo kuri uru rupapuro, hanyuma nkubwire icyo turikoresha. Ariko ntuze kumbaza ngo iryo jambo rihuriye he nanjye, kubera icyo ari ryo wanditse, ku cyari rigitekereje niryo rije. Ndaryandika hano ndangiza nigereke abantu nawe, niba bararibona simbizi. Tegereza. Ya? Iyo iri jambo rikuje mu mutwe cyangwa uritekereje, uhita wumva iki? Cyangwa rihuriye he nawe? 1, iryo jambo rirananiza. Okay. Rirananiza ariko nkumva niryo. Okay. Bibiliya inavuga ko ngo gutegereza Uwiteka wihanganye, Uwiteka wihanganye. Muri karagita y'abami habamo ubwigenge bwabo. So akorera igihe ashakira. Nta pressure. Kandi agakorera ku gihe nyacyo. So ni ijambo rero ku bantu twese ritugora, ariko ry'ukuri. Mu bintu rwose numva yasaba Imana, iyo rije ngira ati Imana please mbabarira. Hari naho nyibwira nti ntusabe gutegereza. Ariko nyine nk'uko nari mbivuze mu ijambo rimwe, ni ijambo ryiza ry'Imana, kuko iby'Imana ivuga byose ni byiza, ni iby'ukuri, birera kandi birakiranuka. Ariko ni ijambo rijya rituremerera iyo turi mu makuba, turi mu bibazo, turi mu ngorane dushaka ko Imana idukiza. Kumva ngo tegereza, ugomba gutegereza. Uhita wiruhutsa. Kavuga ngo kabaye. Now, iri jambo ubaye ugiye uri mu bihe byo kwakira indirimbo, ntabwo nzi niba wowe iyo ugiye kwandika indirimbo uhabwa indirimbo yose uko yakabaye, ntabwo nzi niba uhabwa insanganyamatsiko, ariko ubaye uri mu bihe byo kwakira indirimbo, ari umwuka uyiguhaye, ukumva ijambo tegereza, iyo ndirimbo yabiteye gute? Sindayigira yo sinzi wenda niba numvise ikibazo neza, niba ari igiye gutegereza iyo ndirimbo, cyangwa se niba ari indirimbo yo gutegereza. Ni indirimbo yo gutegereza. Indirimbo yo gutegereza iraje. Iyo ndirimbo yabimeze ite mu by'ukuri? Yaba yanditse gute? Utekereza ko yaba iri nko kuvuga kuki? Yaba ibwiza umuntu kuri yuko ibyo ategereje azabibona, sibyo? Ariko akabibona ku gihe cyabyo, abihawe n'Imana kuko ari itanga. Hanyuma harimo n'akandi gace cyangwa se ikintu mpise ntekereza Imana igikora abantu badakunda kuvugaho. Ijambo ry'Imana buriya rizanana n'imbaraga zaryo. Imana ivuze ngo tegereza, ubwo bizananye n'imbaraga ziri
bimfashe gutegereza kugeza igihe Imana izasohoreza ibintu. Nahitamo gutegereza mbibwiwe n'Imana aho kwihuta njya gufata Imana nta kintu yigeze ivuga. Naho byaba biri aho hafi, ariko nahitamo ko nategereza. Ariko Imana idufashe wenda yiduha n'imbaraga zo gutegereza, kugira ngo dutegereze, kuko ibyo ari byo byiza kuruta ibintu twafata ako kanya. Uri kuvuga ibyo bintu melody yayisiza? Melody uri kuvuga ibyo melody yisiza? Ubwo nagira ngo uyituririmbe aho nk'imirongo 2 yonyine yategereza. Twandike indirimbo tegereza wihanga. Oyo ntago ari yawe. Tegereza ntago bise ntago byahita biza. imbira igihe yego kitari gitoya, ibiza byihuta, ari nubwo bitinda. So bimpaye ko tegereza ni ijambo imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana zigiye kuguha guhabwa ibintu mu gihe gikwiriye cyabyo, kandi ugahabwa iby'ukuri nyabyo bivuye ku Mana. Ubwo rero wenda tuyitegereze iyo ndirimbo nyine. Urakoze cyane. Gahunda ni ugutegereza. Ndibwira ko uretse na Alexis, natwe twese Imana ijya iduha imbaraga zo gutegereza, cyane cyane mu gihe ibyo twifuza tutayiboneye mu gihe twabyifurizagamo. Turahita twinjira no mu kindi gice cyacu twita ikarita itukura. Now, muri iki gice cyacu cyitwa ikarita itukura, nubwo mfite amakarita 2 ariko harimo imwe itukura. Ntabwo nzi impamvu ariyo nyine twibanzeho twita iki gice ngo ikarita itukura. Ndakubwira interuro, hanyuma nguhereze ikarita. Ubwo nuvuga ngo ntabwo uri bunsubize, ahubwo uranyereka ikarita. Ni nka statement cyangwa interuro ndi buvuge, hanyuma ukoreshe ikarita mu kunsubiza. Bivuga ikarita y'umutuku ivuga ko utemeranya n'iyo nteruro cyangwa utemere ibyo bintu. Y'icyatsi kavuga ko ubyemera. Yego. Ariko none turangiza tubivugeho gatoya. Ndajya nyiguhereza? Oya. Wowe yinyereke gusa. Wankubita ikarita itukura, urankubita carte rouge cyangwa y'icyatsi. Yego. Voilà. So nubwo iri jambo utarikunze, ariko ubwo uryihanganire turikoresha. Ubwamamare bushobora kukujyana kure y'Imana. Hajya mbwiye ngo nintaryemera, urakubitaho umutuku, nuba ubyemera ukubiteho icyatsi. Nuvuga ngo ntago handi turi kubyemeza, nanjye ntago ndi kubyemeza. Ubwamamare bushobora kukujyana kure y'Imana. Yego. Muri make ubyemera. Oya, uravuga. Muri make ubyemera utyo. Mbyemera ninyo. Ubwamamare bushobora kukujyana kure y'Imana. Urashaka kuvuga iki? Utitonze, ubwamamare bushobora kukujyana kure cyane ndetse. Kuko bwagutera, kimwe mu byo bwagutera kwihimbaza, hamwe Imana yicara mu mutima kare wowe hicara. Aho rero nyine wagiye ku ruhande kabisa. Aho wavugaga Yesu ukivuga, ahubwo habaho nuko umuntu aba avuga Yesu ariko ari we uri kwiyamamaza. Nabyo bibaho. Ubwamamare bukakujyana kure rwose. Ubwo mbese wabaye icyamamare, ntabwo ukiri umukozi wa Yesu cyangwa se umugaragu we. Ukaba uri gushaka kubakira izina mu rya Yesu, kubakira izina ryawe. Kubaka izina ni ijambo ritari ryiza. Umaze kubaka izina, ngewe rwose ntihakagire wongera kubimbwira ngo maze kubaka izina. Uzajya bahita bakubita ikarita y'umutuku. Twebwe tukorera Yesu. Birabujijwe kutubwira ngo tumaze kubaka amazina. Ni ijambo ribi ritari ryo. Ibyamamare rero nibyo byiyubakiye amazina yabyo. Twebwe si icyo ngicyo. Ibyo rero bishobora kukujyana rwose hirya kure cyane. Kubera ko byimura Imana muri wowe. Hari aho byakugeza ukimura Imana, akaba ari wowe wicara muri wowe, ukaba wumva nyine uri imbere y'abantu y'uko uri igitangaza n'ibindi byose.
uretse kutagororerwa kubw'imirimo wakoze ukigenda neza, utarubaka izina, utarabigitangaza, hari izindi ngaruka zishobora kubamo? ntabwo numvise neza, subiramo. Donc umuntu uzwi, icyamamare, w'umuririmbyi cyangwa se ukora ibindi, ariko byose bigambiriye kwegereza abantu ku Mana, akakora nabi cyangwa se akadeviya, akakebereza nk'uko wari urimo kuvuga, uretse kuba atazagororerwa ngo ahabwe ikamba yavunikiye, hari izindi ngaruka zishobora kumubaho akiri hano mu isi? Akiri hano mu isi ashobora kugira ingaruka nyinshi. Buriya kurindwa n'Imana, Imana irinda abantu bari hafi yayo, bagendana nayo, n'abandi irabarinda bose kuko ari Imana nyine mu bugari bwayo. Wa mwana w'ikirara nubwo yari yaratorongeye, ariko yari akiri umwana ufite se umukunze kandi ukimutekereza, ariko ari mu kaga, ari mu ngaruka z'ibyo yahisemo. Nuko rero umuntu wese wavuye mu buntu bw'Imana aracyari umwana w'Imana, aracyari umuntu w'Imana, ariko yagiye muri camp cyangwa se mu gice kirimo umwijima. Ntabwo uzasarura imbuto z'umucyo kandi wicaye mu gice cy'umwijima, uzasarura ibyaho ngaho, ni ibyago, ni amakuba, bishobora no kukuviramo no kurimbuka kubera icyo gice urimo. Nizo ngaruka zishobora kukuviramo. Ntabwo rero biba byiza. Iyo umuntu ari kugenda akebereza ava mu nzira, umuntu ashobora kubibonesha amaso, cyane cyane nk'umuntu babana, umuntu umuzi. Okay. We ubwe aranabyumva. Arabyumva, urabona ko turi mu mucyo. Ugiye mu mwijima ntabwo wabiyoberwa. Okay. Ntabwo wabiyoberwa rwose, nta nubwo wabyiyobagizaho. Urabyumva rwose pe. Wenda ukihagararaho kubera ko abantu nyine nuko turi, ariko urabyumva ko ahantu uri bidasobanutse neza. Okay. Urakoze cyane. Icyo gice cyari ikarita itukura. Twinjiye mu gice cya nyuma, ari nacyo gisoza ikiganiro twagiranye na Alexis Dusabe. Ni igice cyitwa Hamagara. Ikiganiro ni The Eric Shaba Show. Alexis, kaze nanone muri The Eric Shaba Show. Yego. Igice tugezemo ni igice cyitwa Hamagara. Now, ugiye guhamagara kuri telefone, ubu uraza kuyegereza ushyire kuri loudspeaker. Hari abantu wahuye nabo mu buzima bwawe benshi, kandi buri wese nyine afite icyo afite uburyo yahanyuze, afite trace yahasize, afite uburyo yahanyuze. Rero ndifuza ko utekereza ku muntu umwe wenyine waba ufite mu buzima bwawe, niyo yaba uri mu uyu munsi cyangwa atabuherutsemo, ariko wakugiriye umumaro ukomeye, ariko ukaba utarigize ugira amahirwe yo kumubwira ngo merci, ndabizirikana. None uwo muntu umuhamagare ubimubwire mu kiganiro. Komaze kubashimira ra. bose Alexis. Ariko ni benshi buriya. Rero kantekereze. Ako hari wa muntu uba uvuga uti umuntu koko. Nk'ubu uyu muntu ndi n'umuntu, hari nk'abantu ngiye mfite muzomba bavuga ngo nk'uyu muntu wenda utereye wenda nk'amafaranga ukayamuha byasa nabi, akumuhaye nk'inka byaba bifite meaning. Yego. Uwo muntu uramufite? Ndamufite. Wamutubwiraho? Ndabafite benshi. Yego. Ni benshi kandi umpaye umukoro mwiza wo kuzashimira abantu. Buriya wa mugani bajya batubwira ngo tuba public figure. Yego. Hari igihe nyine nzahagarara imbere y'abantu nkagenda mvuga amazina. Nkagenda mvuga amazina abantu bose batugiriye neza. Utekereje kuri inde niyo utavuga izina? Ntekereje kuri benshi. Okay. Kuri benshi ntekereje abitwa ba Desire Kayigamba. Okay. Ntekereje abitwa ba Corneille Karekezi. Nice. Ntekereje abitwa ba Posien. Posien niyo numvaga ngiye guhamagara. Okay.
ntekereje abitwa ba Juvenal ndi kubavuga kandi abahirwe no hafi ya bose mbazi urabazi bose yego ntekereje Jeremy. muri abo bose ninde wumva asohokamo akaza ntabwo nshaka ko tubagereranya kuko buri wese yakoze ibintu bitandukanye n'iby'undi ariko ninde uri gusohoka akavuga uyu muntu sha n'ubu duhera hano hanze nababwira ngo merci. ni umuntu w'inshuti yanjye cyane. Muhamagare please. kandi muhamagare ikiganiro gifite udushya uriyegereza hafi hanyuma ndamubwira iki ni ukumushimira. gutya hariya ni sawa ndamubwira ko turi mu kiganiro. maybe yes maybe no. ni benshi rwose. ubwonko buri kugenda bubakurura buri kubazana benshi. kumva natita bashobora kuba ari mu kazi wenda. kuri namba 2 hari nde? namba 2 hariho benshi. kanongere mugerageze twumve. hari ba determine. ni benshi buriya Imana ibintu ikora byiza ikagishyira abantu ku nzira y'ubuzima bwawe bakugirira umumaro nabo. yitabye. yego muvandi uraho neza? ni amahoro. nari ndi mu kiganiro kuri radiyo hanyuma barambwira ngo mu bantu wihangane nyine uzanabyumva cyangwa uzabibona ngo mu bantu nshimira ndavuga nti ni benshi ariko nubwo ndi bujye kubagereranya ntabwo nabagereranya ariko uyu mwanya ngiye gushimira umugabo bita Posien ijuru n'isi bireba. ijuru n'isi biba bahamya yuko Posien yangiriye neza kandi yuko ari inshuti yanjye rwose muri ubu buzima n'ubuzaza nabwo bw'iteka ryose. ubwo rero ndagushimiye rwose ndagushimiye cyane ntabwo byantera turi kuri radiyo. anyway ubwo rero rwose umva byari ibyo Imana iguha umugisha. nkoze ibyo bansabye ariko mbikoranye umutima wanjye wose. ngaho komera. nagukunda cyane muvandimwe wanjye. thank you urakoze cyane. suyisara umuremeye umunsi umuremeye umunsi I think ko bimunejeje. biramunejeje. That's good. nanjye biranejeje. That's good. ibi ni byiza. nshimira abantu hari abantu Imana izana ku buzima bwawe kuko nawe hari abizatereka yego kagutereka ku buzima bwabo. barahari benshi. barahari. no I mean nanjye ndabafite bafite ukuntu ubuzima bwanjye nyine bagizemo umumaro. yego bose rero Imana ibaha umugisha rwose ntabwo nabavuga ngo mbarangize haracyaza n'abandi ariko Imana nanjye izamfashe sinzave mu isi ntanditse izina ryiza ineza mu mitima y'abantu benshi ndabyifuza. Alex urakoze. yego nagira ngo ngushimire mbikuye ku mutima. wagombaga kuba umwe mu bantu ba mbere bagomba urabizi ko nawe wangiriye neza uri kuri iyo liste kandi wagombaga ngereka ngushimire wagomba kuba umwe mu bantu bagomba kugera kuri uru rubuga bwa mbere. nabigusabye rwose kandi nkibikubwira ukavuga ngo cyane byaranejeje. rero
hari icyo bisobanuye kuri njye, kuri umuntu wanjye, uri umuvandimwe wanjye, uri inshuti yanjye. Rero Imana iguhe umugisha. Thank you so much. Yego. Urakoze cyane. Urakoze nawe. Urakoze kwitabira ubutumire bwa The Eric Shaba Show. Kandi tubonereho tubashimire namwe mwese mwakurikiye ikiganiro cyacu. Umwanya muba mwafashe mugakurikira ikiganiro, muba mwahaye agaciro twebwe twabatumiye, mugaha agaciro umutumirwa wacu. Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza buri wese mu ruhande rwe agiye arimo. Nanabashishikariza cyane mukomeze muhererekanye ibiganiro kugira ngo turebe ukuntu uru rubuga rwacu tuganiramo ibintu nk'ibi ngibi byagirira akamaro benshi kandi bikagera kure. Telefone yacu iri muri description hasi, mwatwandikira kuri WhatsApp cyangwa se SMS cyangwa mukaduhamagara kugira ngo dufatanye kubaka ubwami bw'Imana binyuze kuri urubuga. Imana ibahe umugisha, mwakoze cyane kuza. Ciao ciao.